Des TV 24. None nusekerwa n'iminsi uzashima Imana wibuke n'abarira kwibuka kw'ibihe bindi nagahora gahanze nabyo bizagufasha nizagushuke yewe nizagushuke isi n'iminsi ngo wigutesha inzira nizagushuke nizagushuke gwisi gutesha uburi ijuru. Ngira ngo hari ibintu bisa nkaho byavuzwe cyane muri iki cyumweru cyavuzwe ku mukobwa mugenzi wawe cyangwa se ku gitsina gore mugenzi wawe Aline Gahongayire itangazamakuru ryaramwihaye Aline mvuga ngo ryaramwihaye inkuru za mbere zanditswe zivuga ko Aline Gahongayire yandagaje itangazamakuru izindi zigaruka zivuga ko abanyamakuru nabo bandagaje Aline Gahongayire. Wewe warabikurikiranye cyangwa nawe usinzi niba warabyumvishe ukurikije ko Aline Gahongayire yavuze ese byari bikwiye ko abanyamakuru bamusamira hejuru ese we byari bikwiye ko abivuga niki wavuga ku biri kumuvugwaho? Kimwe navuga cyo n'umukobwa w'Imana n'igihugu Imana imuha umugisha nicyo kuba Aline Gahongayire wenda tuvuge yaravuze ko atari rwego rw'itangazamakuru mu Rwanda ni ibintu umuntu yabyaba ikintu kinini cyane big deal nkuko abantu bafite uburyo batekereza ibintu bakabivuge mvanga ururimi bakabijudginga. Nje ntabwo ndi mu bantu bajudginga abantu. Imana imuha umugisha n'umwana mwiza n'umukozi w'Imana ahubwo Imana imuhezagirire ubwo n'abarundi kuyumvira nicyo yamushyizemo. Wavuga nawe uri umuntu wizera Imana ubwo arimo bigerageza nkuko abantu kuri bakunda kubivuga ntabyo mvuze ni wowe ubivuze. Okay, Karasira ndadusoza turirimbira karimbo waririmbye bwa mbere cyangwa se ukinyura mu muziki indirimbo wakoze bwa mbere? Yaririmbye ndirimbo ndayikunda ngukora neza aragahundwa impundu wamuganise bitunaniza iki kwariyo yaya duhora dupfa ubusa uzagire neza wigendere iby'isi niba ngaritaziguye uzagire neza wigendere ineza gusangira imbere. Nda Clarisse niki ukunda cyane kuba uri mu Rwanda kuba uri umunyarwanda wumva biguteshemo? Simfite uburyo mbisobanura icyo akora mbishimira Imana bishimira byazatwara nk'umunsi cyangwa igihe kinini kubisobanura ariko nkunda u Rwanda rwose ndarukunze kandi ndarusabira nkunda abanyarwanda aho bari hose ku isi yose kandi ndabasabira kandi ntago ari uburyari kandi simbakunda mu buryo bwa nibirebire ariko mu Rwanda. Muri izi mpamvu nayo bikubajije nagiraga nototeraga ko naturirimba akaririmbo wahimbiye u Rwanda harakarimbo vuga nta nubwo arakaririmbo n'indirimbo Rwanda shima Imana nibura uririmbo gato tubwire kikunezeza kuba uri mu Rwanda byonyine. Niyo yagutatse gutandaga ubutoni ubaye ubukombe ubaye igitego agakiza kawe niko kazakiza isi Rwanda umwanzi ukugenza azaguhindukirira ukoranye abato n'abakuru mukorane musingize rugira ndiwe wagukuye ahaga kandi azakugeza ndi yeza nishimye ariko urasingiza uhoraho imigisha yiwe nawe uzayikunyaga Rwanda shima Imana yawe iragukomeje Rwanda shima Imana Rwanda shima Imana. Abantu benshi bavuga ko uririmba nka Kayirebwa hari abandi bajya bavuga ko wenda kuririmba umunya South Africa wa mukobwa arimbye Bendula Zahara. Komana abantu baragereranya ye reka
simbyumva njyewe mba numva bon uretse ndafite ugutwi ariko ntabwo mbitekereza cyane. Kayurebwa kuri weho mukunda no kwifotozanya cyane mu mafoto y'abakurikira ni umufato uti ni muntu ki kuri we? Ni umubyeyi, ni umutarutwa, ni umutayihana, inganzo nziza yogere, ni mugari cyane, ndamushima cyane, ni umuntu ntabasha kubona uburyo nsobanura mu gihe gito yamaze mu muziki, yambereye imfura. Yambereye Imana imumugisha. Clarisse wenda turimo kugenda tunagana ku musozo kugira ngo tutagutinza cyane, ariko uracyari umuntu w'urubyiruko bigoranye kugira ngo uzabone urubyiruko rufite intego nkawe wenda ukurikije icyerekezo rutekereza ku gihugu. Inama ugira urubyiruko ni iyihe wenda cyane cyane kugira ngo rube urubyiruko igihugu gifitiyeho ikizere? Iyo mbagira ndayigira nuko ikintu cya mbere n'umutima mwiza w'intego nziza, umutima mwiza, intego nziza ubwo ni ibikorwa byacu, kwiteza imbere ku giti cyacu ndetse no guteza imbere abo duturanye. Iyo bikoze uguteje imbere igihugu, ariko nyine byose bihera ku muntu ku giti cye. Umutima mwiza ukunda abantu kandi ubabungira, ukunda abantu muri rusange, nta gutoranya, nta kuvuga ngo uriya n'uwo mu majyepfo, uriya n'uwo mu majyaruguru, uriya n'uwo n'uwahehe hoya. Ikindi nanone no kugira intego no kuziharanira. Kugira intego no kuziharanira, kugira intego ni kimwe, kuziharanira ni ikindi. Kuko iyo ufite intego ntuziharanire ntuzigiraho, kuko abantu benshi bundi dupfana imishinga myinshi cyane, ariko muri yo ntekereza ko hariyo tuba wenda twaragerageje gushyira mu bikorwa, ariko hari n'indi nyine tuba twaratekereje gutyo gusa ukiryamira ukavuga utapo uyu nguyu ni mwiza ariko nta mafaranga afite ntaki. Iyo ugize intego haba hakurikiye kuyiharanira no kuyihirimbanira, ukemera ukagira n'ibyo uhara kugira ngo ubigereho. Indirimbo zawe nizo kuvuga uyu munsi ubeho neza, kore neza uyu munsi, imbere uzabisangayo. Sinzi kunda kureba imbere cyane kurenza ko uyu munsi umunari. Umuntu aba agomba kureba mu bice byose, si n'uyu munsi n'imbere n'inyuma hose, kugira ngo ugere iyo ujya ni ngombwa kumenya ngo uyu munsi meze nte, ese ubundi ndava hehe, iyo mva hameze hate, undi yonjya ni hehe. Kuko iyo umenya ngo ndava hehe ubu ngubu ndi hehe, umenya ngo imbere haranshisha cyangwa hazanyura. Ni iki umuntu akurebye inyuma gutya ku bantu biha ibyo kujajinga abantu ashobora kukwibeshyaho? Ashobora kunyibeshyaho? Wenda kure yavuga Clarisse ati Clarisse ko nameze, niba rimwe wenda ko nagaragara ko narinze umukobwa arirata akakwibeshyaho gutyo kuko akubonye gutya. Nta kintu nzi umuntu yanyibeshyaho, ahubwo uwo muntu niwe wamenye icyo yanyibeshyaho, njyewe ntabwo nakimenya. Tugushimire cyane, urakoze, kandi twizere ko n'undi munsi tuzagutumira uzaza, kandi indi minsi nabwo muzadukenera natwe. Together we prosper. Murakoze cyane, muzongere muririmbe kakaririmbe kakandika Dominic Nick. Muzongere ukaririmbe nako cyane ujye mu mwuka. Ariko reka nari nibagiwe, hari abantu babonye batangiye gukora amapaje ya Facebook, Instagram, ibintu nk'ibyo bandikaho amazina yanjye bagashyiraho n'amafoto yawe cyane rwose. Abantu nyine batazayoba bakandikirana n'abandi bantu batari bo. Njyewe nta page ya Facebook, izo babona sizanjye ngira ni konti isanzwe ya Clarisse Karasira na Instagram, Karasira Clarisse, na YouTube no wayisanga na Twitter Clarisse Karasira. Urumva ibyo bintu urabivuze bitabintera ikintu cyo kwikangamo gato. Ikiganiro cyari cyarangiye. Urumva ubu kugeza ubu kuri Facebook hari za page za Clarisse Karasira utaza bazikoresha? Narabibonye komanda sinakurikirwa cyane, nabibonye ahubwo nta n'iminsi nk'itatu ishize, kandi zimaze igihe kinini, ariko nyine ushaka wenda ko tuvugana ajya anyura kuri konti yanjye isanzwe. Clarisse Karasira. None nusekerwa n'iminsi, uzashima Imana wibuke n'abarira, kwibuka kw'ibihe bindi nagahora gahanze nabyo bizagufasha.
nizagushuke yewe nizagushuke isi n'iminsi ngo wiguteshe inzira nizagushuke nizagushuke gwisi guteshe uteshuke uburi ijuru nkunda abana cyane kuko ubuzima bwanjye icyambere numva n'umuhamagaro wanjye kwita ku bana kandi ubuzima bwanjye nibwize bujya kure y'abana nabaye mu bana mu buryo butandukanye ariko ikintu cyanshibuye cyane nko gutekereza kuzagira umumaro munini ku bana cyane wenda batifashije kandi bivuga gutyo nuko natekereza ku kuntu nakuze ndakana nanjye gafite ibintu byinshi mu mutwe gafite inzozi nyinshi mu mutwe gashaka kugira ahantu kure gashishikanya ibintu byinshi ariko nkabona nta nzira nta buryo nta muntu wabimfashamo nta kintu nk'ibyo nkumva nagize imana wenda ngenda nkurambaho kugeza aho ngeze aha ngaha ntabwo navuga ngo nabayeho nabi cyane afite umuryango rwose ariko urumva umutima w'inzozi umutima w'icyerekezo ariko ntafite ahantu ngera buri gihe mporana n'abana kandi tumeze kimwe dutyo abana b'abahanga ariko wenda bamwe babayeho nabi noneho cyane ku buryo nakuze ndavuga nti buri iyo mbonye umwana yaba ubayeho nabi yaba ubayeho neza ikintu cya mbere kinza mu mutwe ndavuga nti uyu mwana ubungubu muri we harimo ibintu byinshi cyane ejo ashobora kuzambera nka perezida kandi ntabwo namenye inzira zacamo nkumva iyaba byankundira ko nagirirwa amahirwe y'uko imana yatuma mba nk'ikiraro cye kuzagera ahandi hantu heza mukorane musingize rugira ndiwe wagukuye ahaga kandi azakugeza ndi yeza nishimwe rikwiye urasingiza uhoraho imigisha yiwe nawe uzayikunyaga Rwanda shima imana yawe iragukomeje Rwanda shima imana Rwanda shima imana